kubikora. Shaka icyawe. Bazimana mana umugambi wawe nuwuhe kuri jye. Ibyo bintu nutabimenya ushobora kuzaba koko eferiya. Vuga ngo ikintu iyo kiziye mu murongo wacyo kigira akamaro. N'umuntu wese waremwe n'Imana iyo ahagaze mu mugambi w'Imana icyo akoze kiranezeza. Kinezeza Imana kikanezeza abantu bayo. Ngo Imana ivuze ngo habeho umucyo, ngo ibirebye ngo umucyo ubayeho, ngo ibirebye ngo iravuga ngo ni byiza. Hanyuma rero umuntu wese uri hano magaze hano kugutangariza ngo hari ikintu kidasanzwe Imana igushaka. Hari umugambi w'Imana ukomeye Imana ishaka gusohoza. Va mu guhusagurika. Turaguhimbaza imitima yacu. Twishimiye kuzamura ibendera ryawe kuri uyu musozi. Twishimiye kuvuga ineza yawe n'urukundo rwawe. Twishimiye kuzamura icyubahiro cyawe duhagaze ahera. Twishimiye Mwami kuvuga ineza yawe. Twishimiye kukuvuga ibigwi Mwami. Twishimiye kukurata no kugusingiza. Twishimiye Mwami kuzamura icyubahiro tukiguha Mwami. Twishimiye guca bugufi mu mitima yacu tuguha icyubahiro kuko ni wowe Mwami wacu. Urakoze, turagushimiye, turaguhimbaje Papa. Urakoze, icyubahiro kibi cyawe, icyubahiro kibi cyawe Mwami, mu izina rya Yesu. Amen. Dukomere Imana yacu amashyi menshi. Hallelujah. Ndashaka twicaye abaririmbyi bo bari hano, ndashaka ko turirimbana indirimbo ya 68 twigeze tuyiririmbaho hano. So ndasaba abaririmbyi bamfashe tuyiririmbe. Uvuga ngo nta kindi gihesha gukiranuka mu bisi no mu ijuru keretse kwezwa kwizera ko wogejwe n'amaraso ya Yesu.
abaririmbyi tubakomera amashyi bajya kwicara. Imana ibahe umugisha. Haleluya. Twihuse ndashaka ko dusoma muri Ezekiyeli ibice 37. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana mu minota mikeya. Haleluya. Haleluya. Ezekiyeli 37 murongo wa mbere. Ariko mbere y'ibyo reka mbanze usubirize mugenzi wawe mwegeranye, muhe ikaze, musuhuze mu nzu y'Imana. Haleluya, haleluya. Hari umuntu utari wabona n'umusuhuza bwacye. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Turashima Imana ko munsi w'ejo twari dufite amakwe abiri. Turashima Imana ko Imana yabanye natwe, amakwe y'abana bacu akagenda neza. So Imana ibaha umugisha guhagarana nabo. Turimo turava mu bwiza tujya mu bundi. Yesu ashimwe cyane. Amen. Haleluya. Hanyuma reka dusome icyo cyanditswe. Asohora ndi mu mwuka, aramanura angeza mu kibaya cyari cyuzuyemo amagufwa, anzengurukana aho ayakikije hose, maze mbona ari menshi cyane muri icyo kibaya, kandi yari yumye rwose. Maze arambaza ati, mwana w'umuntu, mbese aya magufwa yabasha gusubira kubaho? Ndamusubiza nti, mwami Uwiteka ni wowe ubizi. Harekerera. Haleluya. Ndashaka kuvuga ibintu bishobora kuba bitandukanye n'ibijya bivugwa basomye iki cyanditswe. Ngira ngo ibyinshi birazwi bijya bivugwa. Yesu ashimwe cyane. Ariko mbere yuko mbivuga ndashaka kubabaza ikibazo. Iyo bavuze ngo ikibaya cyuzuye amagufwa, ni iki? Ni amagufwa yari yuzuye mu kibaya, ni iki? Aya ni amagufwa. Ni amagufwa dusomye. Niyo ukuboko k'Uwiteka kungeraho, ansohora ndi mu mwuka, aramanura angeza mu kibaya cyari cyuzuyemo amagufwa, anzengurukana aho yayakikije hose, maze mbona ari menshi cyane muri icyo kibaya, kandi yari yumye rwose. Maze arambaza ati, mwana w'umuntu, mbese aya magufwa yabasha gusubira kubaho? Ndamusubiza nti, mwami Uwiteka ni wowe ubizi. Ikibazo cyanjye kiravuga ngo aya ni amagufwa. Simbuka ujye ku murongo wa 11. Maze arambwira ati, mwana w'umuntu, ayo magufwa n'ay'ab'inzu ya Isiraheli yose. Dore baravuga bati, amagufwa yacu arumye, kandi ibyiringiro byacu biraheze, twaciwe burundu. Nuko rero hanura ubabwire uti, uku ni ko umwami Uwiteka avuga ngo, dore ngiye gukingura ibituro byanyu, mbikuremo mwa bwoko bwanjye mwe. Nzabagarura mu gihugu cya Isiraheli. Muzamenya yuko ndi Uwiteka igihe nzaba maze gukingura ibituro byanyu. Irekerera aho ngaho. Haleluya. Bene data bakristo bana b'Imana, mpagaze hano mbatangariza yuko aya atari amagufwa, ahubwo bwari ubwoko bwa Isiraheli. Ahubwo hari ikintu kitari cyaragenze neza, bituma mu isi y'umwuka batagaragara nk'abantu, ahubwo bagaragara nk'amagufwa yumye. Haleluya. Sinzi niba tubyemeranye. Murongo wa 11 uratubwiye ngo aba n'ab'inzu ya Isiraheli batakaje ibyiringiro byabo, bavuga ko ibyabo byarangiye, Imana yabaciye burundu. Iki cyari igihe cyaho Imana yongeye
kuvuga ku bwoko bwa Isiraheli n'igihugu cyabo yuko igiye kongera kubagarura bakabaho. Haleluya. Hanyuma rero icyo nshaka kuvuga ni ukuvuga ngo igihe cyose umuntu ari hanze y'umugambi w'Imana, mu buryo bw'umubiri aba agaragara ari muzima agenda, ariko iyo umurebeye mu mwuka usanga ari igufwa ryumye. Ngo aya magufwa yari yumye, ariko bari abantu bambaye bagenda bameze nk'uko umeze cyangwa ameze, ariko bari hanze y'umugambi w'Imana. So icyo nshaka kuvuga kuri aya manywa, ikintu cyose kiriho kikaba kiriho binyuranye n'uko uwakiremye ashaka ko kibaho, iyo abantu bakirebesha amaso y'umubiri baba babona kiriho, ariko iyo ijuru rikibona nk'icyumye. Haleluya, haleluya, haleluya. Mu byahishuwe haravuga ngo mufite amazina y'uko muriho, ariko ntabwo muriho. Iryo torero ryari ririho, abantu bari barimo, ariko kubera ko bari babayeho mu mugambi utari uw'Imana, Imana ikavuga ngo mwebwe muvuga ko muriho, muvuga ko mutunze mutunganiwe, ariko jyewe iyo mbona mwarapfuye. Haleluya, haleluya. Aha rero Ezekiyeli ngo yari mu mwuka, Imana iramufata iramugenza. Ntabwo yamukuye aho yarari, ahubwo yafashe umwuka we iragenda iwushyira ahirengeye, ku buryo ashobora kureba ubwoko bwa Isiraheli aho bwatataniye ku isi hose. Haleluya. Arangije abirebye ntabona ari abantu, akabona ari amagufwa. Ngo Imana irangije iramubaza ngo ariko ibintu byangiritse bigeze aka kageni bishobora kongera kubaho? Arangije aramubwira ngo ntabwo mbizi mwami, ni wowe ubizi, kuko ni wowe wabitatanyije. Bibiliya yavuze ngo Uwiteka ni we wari wayacikije. Yesu ashimwe cyane. So ikintu ushaka kuvuga, hari ijambo mu minsi yashize twigeze gusoma mu materaniro ya mbere ry'ibintu Imana yakoze mu itangiriro. Yesu ashimwe cyane. Buriya niba hari ibintu bibihira Imana bikayinukira, ni ibintu bibayeho uko bishaka, bitabayeho uko yabigennye. N'ubuzima bw'umuntu, impamvu Imana iducyaha ikagira gute, ntabwo Imana ishaka umuntu, kambabwiza ukuri bana b'Imana, ntabwo Imana ishaka umuntu ukora icyo ashaka, ntabwo Imana ishaka umuntu ujya aho ashaka, ntabwo Imana ishaka umuntu ukora ibyo yishakiye, ahubwo Imana ishaka umuntu ukora ibyo ishaka. Haleluya. So icyo Imana yakoze mu itangiriro, ihageze, ntumbaze icyari cyabaye, nanjye ndacyagishakisha neza. Abantu babivugaho ibintu bitandukanye, ariko hashoboka kuba hari icyari cyarabaye, kuko hariya tuvuga ngo ni mwirema, ntabwo ariho mwirema. Yesu ashimwe cyane. Ahubwo kuko Bibiliya yavuga ngo isi yari iriho, mwitangirira igice cya mbere umurongo wa mbere, hagira umuntu ujya yadusomere. Haleluya. Mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi, isi yari itagira ishusho, yari iriho ubusa. Isi yari iriho, ariko ikibazo cyari kuvuga ngo nta shusho yari ifite. So ikintu Imana yakoze, yafashe ikintu kitari gifite ishusho igiha ishusho. Haleluya. Ifata ikintu kidafite ubuzima igiha ubuzima. Ifata ikintu kibayeho hanze y'umugambi wayo igishyira mu mugambi wayo. Ifata ikintu kitari gifite uburyo igishyira mu buryo. Haleluya. Natwe Bibiliya iravuga ngo twari dupfuye tuzize ibyaha n'ibicumuro byacu, ariko Yesu amanitswe ku musaraba, ibyo ngibyo byadukuyeho ibyaha byacu, bikuraho ikintu cyadutandukanya n'Imana,
ngo Yesu ari ku musaraba mu bitangaza byabaye hari igitangaza gikomeye cyane abantu badaha agaciro. Igitangaza cy'umwenda wari ukingirije ahera cyatabutsemo kabiri, umwenda ugatabukamo kabiri. Icyo ni igitangaza gikomeye cyane. Haleluya, haleluya, haleluya. Hanyuma rero Imana iraza igeze mu isi irayibona, isanga isi iriho idafite ishusho, ifite akaduruvayo, amazi yivanze n'ubutaka, umucyo wivanze n'umwijima, ibyo bintu byose bivangavanze. Imana irabireba. Burya baravuga ngo imvange iraryoha, ariko hari imvange itaryoha, sibyo? Haleluya. Reka mbabwire, kambaho urugero muzi wenda ndi buvuge mu marenga. Iyo ufashe ugafata wenda nk'amata ukayanywa, ugafata n'iki kindi tukayinywa, si byiza? Ariko iyo bimaze kwivangira mu nda, iyo bigarutse biza ari byiza. Haleluya. So hari ibintu iyo bivanze biba bibi. Haleluya. So Imana iraza ihageze irabireba, ireba uburyo ibintu bivangavanze nk'uko yarebaga aya magufwa irayareba. Ikintu cyatumaga Abisiraheli bagaragara nk'amagufwa yumye ni disorder. Umwe yararaho adakwiye kuba, undi akabaho adakwiye kuba, uwari ukwiye kuba ari ahangaha akaba ari aha. Noneho Imana yabibona ikabona ni ibintu byumye bidafite isa, bidafite injyana. No mu itangiriro rero n'iki Imana yakoze, irangije iraza irareba, ireba isi irahari, amazi yari ahari, umucyo wari uhari, umwijima uhari, ubutaka buhari, ariko byose bivangavanze. Irangije iravuga iti, Yesu ashimwe cyane, iravuga iti dore ikintu gikwiye. Ngo ibwira amazi, irayabwira iti mazi, dore rero uri uw'ingirakamaro, uri uw'agaciro, ufite agaciro kimwe nuko nawe uyu munsi ufite agaciro. Ariko agaciro kawe ntabwo kagaragara igihe udahagaze aho Imana ishaka kuhagarara. Uburyohe bwawe, ubwiza bwawe, performance yawe, effectiveness yawe, fruitfulness yawe, kugira umusaruro kwawe ntabwo bigaragara igihe cyose udahagaze aho Imana yagushize. Imana ibwira amazi, irayabwira mw'amazi mwe muri meza. Isi itabafite yahura n'ikibazo, ariko ndashaka kugira ngo mugire uruhande muhereramo. Imana irangije ngo ibwira amazi, irayabwira iti mazi ni mujye. Amazi nayo agira atarumvira, aragenda ajya ku ruhande. Ngo irangije ibwira ubutaka, irabubwira iti mwebwe butaka rero mwebwe nimugume hano. Haleluya. Ngo Imana irangije ibirebye, ubwo ndimo ndavuga ibyanditswe, ngo Imana irangije ibireba ngo ibona ni byiza. Yesu ashimwe cyane. Reka mbabwire, niba hari ikintu kibera Imana cyiza, ni ukubona umuntu akora ikintu aricyo yari akwiye gukora. Yesu ashimwe cyane. Niba hari ikintu gihumurira Imana kikayinezeza, Yesu ashimwe cyane. Abanyarwanda baravuga ngo ijambo ryiza ngo ni mugenzi w'Imana, ariko mu migani hakavuga ngo ijambo rivuzwe mu gihe cyaryo ngo rimeze nk'amazi asutse ku mutima ufite inyota. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ngo Imana irangije irareba, isanga umwijima wivanze n'umucyo. Irangije iravuga ngo ibi bintu bitandukanye byagira isura nziza, byasa neza. Yesu ashimwe cyane. Irangije irabikora, ibyo murabizi n'ubushize twabivuzeho. Ariko uko bimeze gutyo, uko yabikoze mu itangiriro, niko natwe ishaka ko tubaho. Yesu ashimwe cyane. Urabona kuntu umuntu yubatse, urabona ukuntu umuntu aremetse. Buriya buri kantu kose kari ku muntu Imana yagashyizeho kubw'impamvu. Imana iradufatira tudekora. Ubyutse mu gitondo ugasanga amaso yawe yimutse yagiye aho atagomba kujya,
uhuye n'abantu baguhunga. Yesu ashimwe cyane. Hallelujah. Ibintu kera twajyaga tugira tugafata amaso tukayagira gutya. Nigeze kubikorera muhungu wanjye aramunga. Yesu ashimwe cyane. Hallelujah. So Imana irangije ibwira Ezekiel, iramubwira ati Ezekiel, aya magufwa na ucyo nashaka gukurayo no kugira ngo mumenye sa magufwa ahubwo n'abantu batari mu mugambi w'Imana. So brothers and sisters, reka mbabwire, igihe cyose ukorera hanze y'umugambi w'Imana, Imana ibibona nk'ibi bintu byumye. Yesu ashimwe cyane. Hallelujah. Hallelujah. Nk'uko ingingo zose Imana yashize ku muntu, aho yazishize ariho zigenewe. Wimuye urugingo Imana yashize ku muntu ukarushyira ahandi, icyo gihe uwo muntu bumwangisha, isura iratakara, performance irabura, ibyo yarashoboye ntakomeza kubishobora, atangira gukora ibintu bitandukanye. Niko natwe iyo tutara aho Imana yagennye ko tuba, ibyo dukora byose bishobora kutaryohera Imana, ndetse bitanaryohera Imana ntibiryohera abantu bayo. Hallelujah. Yesu ashimwe cyane. Hallelujah. So mwitangiriro ikintu Imana yakoze, yashyize ibintu ku murongo, avuga ngo ibintu bigende gutya. Yesu aje ikintu yakoze kugira ngo ibintu nawe abinoze. Ibyose yari yaratangiye ngo yatanze impano. Uzi impamvu y'impano? Ngo arangije aravuga ati bamwe abaha kuba bavuga butumwa, abandi abaha kuba bigisha, abandi abaha kuba bashumba, abandi abaha kuba bavuga butumwa. Ibyo murabizi byose. Yesu ashimwe cyane. Impamvu yabikoraga, ntabwo yabikoraga kubw'inyungu zaba bikorera, ahubwo yabikoraga kubw'inyungu z'uwo nguwo wabashizeho. Byari ukugira ngo umuntu nagenda, umuntu nakora, ibyo akora byose abikorere mu mugambi w'Imana. So bene data rero reka mbabwire, igihe cyose ukorera hanze y'umugambi w'Imana ku buzima bwawe, nubwo wakora byinshi biba ari imfabusa. Hanyuma rero bana b'Imana, uzaba effective, uzakora ibyo ukora ubikore neza igihe ukora ibyo waremewe gukora. Yesu ashimwe cyane. Aya matara afite akamaro igihe umwijimushe, sibyo? Igihe cyose jewe mu gihe ndyamye ntabwo nifuza amatara. Hari abayakunda, Yesu ashimwe cyane. Ariko icyo nshaka kuvuga ngo ikintu iyo kiziye mu murongo wacyo kigira akamaro. N'umuntu wese waremwe n'Imana iyo ahagaze mu mugambi w'Imana, icyo akoze kiranezeza, kinezeza Imana, kikanezeza abantu bayo. Ngo Imana ivuze ngo habeho umucyo, ngo ibirebye, ngo umucyo ubayeho, ngo ibirebye, ngo iravuga ngo ni byiza. Hallelujah. Murumva ikintu cya mbere Imana yakoze mu irema ry'isi, mu itangiriro, yashyize ibintu ni order. Kimwe nawe nanjye, Imana ikuremye yakuremye ni order. Iravuga ite amaguru tuyashyiraha, amatwi tuyashyiraha, amaso tuyashyiraha, umusatsi tuwushyiraha, dushyireho ingoyi. Irakudekoratinga neza kugira ngo ugende usohoza umugambi wayo. Hallelujah. Hallelujah. Yesu ashimwe cyane. Tuza abo twari kumwe, twarimo tuganira kuri za makiyaje. Ntabwo ari mbi, ariko hari abantu agenda akimakiya n'ahantu hadakwiye. Wabibona, narimo mbabwira niba hari ikintu nabonye, ariko abazikunda mutagira ngo ndazibangisha. Oya rwose, nababwira niba hari ikintu mbona nkumva kineye ishozi, ni ukubona makiyaje itukura yagiye ku ryinyo ry'umuntu. Wari wabibona umuntu yamakiye umunwa ariko bikamucika bikajya ku ryinyo, kandi we ntabimenye.
maze agaseka. Yesu ashimwe cyane. Bihita bisa nabi kubera iki? Kubera yuko yagiye aho itakagombye kuba. Natwe rero niko bimeze. Igihe cyose uhagaze aho udakwiye guhagarara urabangama. Iyo utabangamye uravunika. Yesu ashimwe cyane. Hallelujah. Reka mbabwire nk'ubu ngubu ufashe njya nkunda ufashe nk'ifi. Ifi ukayibwira uti ngwino dusigane. Ukayishyira hano nawe ugahagarara hano. Wayisiga. Ariko mugiye mu mazi ntabwo wamenya aho iciye. Kubera iki? Iraho igomba irakorera aho igomba gukorera. So igihe cyose umuntu akora rero ibyo akora bikorera hanze y'umugambi w'Imana ku buzima bwe, ushobora kuvunika, ushobora kugaragara nk'umuntu utashoboye, ushobora kugaragara nk'umuntu w'ubwenge buke. Buri igihe cyose ukora ibintu bidakunda abantu baba bakwita eferiya. Ariko reka mbabwize ukuri, magaze hano imbere yanyu n'imbere y'Imana, ntabwo Imana yaremye eferiya. Ntabwo Imana ishobora kujya muri factory yayo ngo manufacturing umuntu uzaza hano ku isi gufeiringa. Ntibishoboka. Hallelujah. Njya numva abantu bavuga ngo bavuga nyine ibi by'abana kujya mu mashuri bagatsindwa. Ngo oya ntimukavuge gutsindwa, ujye mujye muvuga ngo yabonye amanota agize ati amanota ari munsi yakenewe. Yesu ashimwe cyane. Hallelujah. Ariko waruzi yuko hari abantu Imana yaremye ikamurema ibyo atari ibye. Ibaze nk'abakinnyi b'umupira, Imana igafata ubushobozi bwe bwose ikabushyira mu karenge. Urumva? Ikavuga ngo aka karenge niko nshizemo success yawe, niko nshizemo performance yawe, niko nshizemo ibintu byose. Icyo gihe rero iyo atabimenye, hallelujah, ushobora kujya mu buhinzi ukanga, ukajya no mu buhanzi nabwo bikanga. Hari umuntu ubyuka mu gitondo akavuga ati ngiye kuba umuhanzi nanjye. Kubera iki? Kuko yabonye abahanzi wenda bameze neza. Hallelujah. Ibyo rero biragatsindwa. Ikintu rero dukwiye gushimikira ni ukumenya ngo umugambi w'Imana ku buzima bwanjye ni uwe, ukawuhagararamo. Yesu ashimwe cyane. Niyo byaba ari ugukoropa hano, ariyo nshingano yawe Imana yaguhaye, yikore nurangiza ugende wicarire hari. Ikibazo kizaba umuntu waremwe cyangwa agahamagarwa kugira ngo akorope hano, ashatse kuza agahagarara hano, bizateza ibibazo. Hari igihe azakoresha amayeri akanahagera, ariko nahagera ibyo azahakorera bizaba bitandukanye n'ibikwiye kuhakorerwa. Hallelujah. Hari abantu Imana yaremye yamubwira ngo yewe nigeze kumva umuntu actually ngo twariganaga, ntabwo ushobora kumubwira ngo tegura ijambo wigisha kavuga ati ibyo bintu ntabwo njye mushobora, ahubwo iyo ushaka ko nigisha abantu turicara nkabaganirira, akavuga kuri akavuga kuri kandi abantu bagafashwa. Ariko kumubwira ngo shaka sijimwe uyivugeho uyibwire abantu utangire usoze bikamunanira. Kubera iki? Ntabwo ariko yaremwe. Ariko ubu nureba twebwe, nigeze kubwiriza ahantu, noneho uzura umwuka numva ndafashijwe, byari muri Kristo. Noneho ngeze aho numva no kuguruka byashoboka, ngerageje numva ntibikunda. Yesu ashimwe cyane. Hallelujah. Ibaze nk'ubu ngubu tugiriye ishyari inyoni, kavuga inyoni disi zahawe amababa ziraguruka, ishobora kuba uri hano ikavuga ati reka njye hakurya hariya
ntihagire ikibera ikibazo. Ntabwo ushobora kugera ku mupaka ngo bayibaze ngo wowe ngo iyi shatsi itura hano yashaka ikimuka ikajya nawe uyihagarara imbere. Niko Imana yagize ite. Ikibazo kiba iyo ushatse kwihatamwo ibintu birenze iby'Imana yagushyizemo. Yesu ashimiye. Niho ibintu bipfira. Njya maze iminsi mbabwira ka kantu kanuza ka kampamire avuga ngo what went wrong. What went wrong? Niki kitagenze neza? Niki cyatumye Imana isubiramo? Iyo ibintu birimo bikorwa hanze y'umugambi w'Imana, barokore bene data, niyo byaba ubikora bifitiye ubuhanga ariko bigakorerwa hanze y'umugambi w'Imana, birabangama. Hallelujah. Hallelujah. Hanyuma rero akazi dufite no kugendera mu mugambi w'Imana. Kandi ntabwo wagendera mu mugambi w'Imana utazi. Ntabwo reka mbabwire, ntabwo waje hano ku isi kwigana. Waje hano ku isi kuba unique. Kuba kugira ubudasa bwawe. Yesu ashimwe cyane. Hallelujah. Reka tujye hano mu itorero. Ntabwo uri hano mu itorero gusa nanjye. Nta nubwo nshobora gusa nawe. Nta nubwo nshobora gukora ibintu nkawe. Ntibishoboka. Icyo gihe nkoze ibintu nkawe, umwe muri twebwe yaba ari ikosa. Yaba yarabayeho by mistake. Ariko ndabizi yuko Imana ibyo bintu itabikora. Twese duhuriye hano kugira ngo twuzuzanye. Ukora icyawe, nkora icyanjye, uriya akora icye, Imana ihabwe icyubahiro. Hallelujah. Biragatsindwa iyo jyewe nsuzuguye icyo ukora nk'agaciro icyo nkora. Yesu ashimwe cyane. Niyo mpamvu ubona duhutanga ubuhamya akabutanga, tugaha uyobora gahunda akayiyobora, tugaha umuririmbyi akaririmba, mubwirizabutumwa akaza, kugira ngo byose bihurire hamwe bizamuke nk'icyubahiro duhaye Imana. Hallelujah. Rero torero ry'Imana, menya yuko hari ahantu Imana igushaka muri uyu murimo. Hashakishe uhahagarare kandi harahari. Hallelujah. Kandi nuhahagarara uzahafitinga, uzahabera fruitful, uzahabyarira umusaruro. Hallelujah. Yesu ashimwe cyane. Imana irazirareba iravuga ngo wazuba we uri mwiza, ariko ntabwo ari byiza ko izuba riva nijoro. Izuba ryahuye n'ukwezi babyita ubwira kabiri. W'amazi uri meza. Ejo twaganira n'abantu bavuye mu Mutara bavuga bati imvura yishe imyaka. Kubera iki yaguye mu gihe gikwiye no mu gihe kitagize gute? None se imvura se nimbi imaze nk'amezi ngaho itagwa. Muzi ukuntu bigenda, abantu bavuza induru. Yesu ashimwe cyane. So makaze hano ntabwo nemeranya n'abantu bavuze yuko nta kamaro ufite. Ntabwo nemeranya nabo. Ntabwo nemeranya n'abantu bagupfobye. Ntabwo nemeranya n'abantu bagupfobye imbere y'Imana. Nta muntu n'umwe waje kuri iyi si atari ingenzi. Ni nk'uko udashobora gufata, ntubona utu tuntu utu ngutu nayo icyo tumaze. Muratuzi. Ariko iyo umuntu abyutse akaduharura akadukuraho, uranaho ukagira ngo ni igikoko. Hari utuntu Imana igenda ishyira ku muntu ukibaza ariko akangaka yagashyiriyeho iki? Ariko reka mbabwire, Imana izi impamvu. Ntubona n'utu tuntu two mu kiganza utu ngutu dufite icyo tuvuze. Ubushakashatsi bushobora kuba butari bwagera ku cyo tumaze,
ariko Imana yadushyizeho kugira ngo tugire icyo tumara. Hanyuma rero umuntu wese uri hano, mpagaze hano kugutangariza ngo hari ikintu kidasanzwe Imana igushaka. Hari umugambi w'Imana ukomeye Imana ishaka gusohoza. Va mu guhuzagurika. Haleluya. Nkomerera Imana amashyi. Bekeraho guhuzagurika. Haleluya. Wihuzagurika. Wireba runaka yakoze ibye neza ngo nawe ushake kubikora. Shaka icyawe. Baza Imana, Mana umugambi wawe nuwuhe kuri jye. Ibyo bintu nutabimenya ushobora kuzaba koko eferiya. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Muremera ko ibyo bintu bihari? Muremera ko hari umugambi w'Imana ku buzima bwacu? Uremera ko twese tutaba bavuga butumwa? Uremera ko twese tutaba bashumba? Uremera ko twese tutaba baririmbyi? Haleluya. Yewe kera naririmbaga muri korali, ariko niba hari ikintu cyari kigoranye nukugira ngo muze n'abandi biti. Kugeza n'uyu munsi ikintu bita biti ntabwo nzi aho biva naho bijya. Ibaza umwana nka Kavido narezaga kura, uyu munsi akabaza aho azamurira indirimbo naho atayizamura jewe ntabizi. Cyuma kikavuga akamenya ngo ndahera hano. Icyo kintu njya nyibaza nkavuga ariko buriya babwirwa n'icyo aho bahera. Kubera iki? Ntabwo ari ibyanjye. Haleluya. Haleluya. Ariko nibigera mu gutegura ijambo, nishaka mbe ninjiye hariya nyicara hano iminota 5 ndaba nditeguye. Haleluya. Ibyo rero kunyuranya n'ibyo ni nko gufata, ni nko kubona ifi ivuga ati nanjye ndashaka kugenda muri kaburimbo, ndushya amazi, ndushya iki? Haleluya. Iki kikwereka uburyo Imana ishaka ibintu byayo. Imana mwitangiriro ibintu bishyira ku murongo. Satani araza arabidorombaganya, arabivanga. Amaze kubivanga Imana irababara. Satani uramvangiye biturutse mu muntu yaremye. Maze kubivanga, Yesu cyamuzanye yaje gongera gusubiza ibintu ni oda. Ngo hageze asanga abantu inzu y'Imana bayihinduye forex bureau. Ejo aravuga ati no, forex bureau zigira aho zijya. Kuzana forex bureau ukayishyira mu nzu y'Imana nka hano, kaba ari ahantu ho kuvunjira. Ngo arangije araza ngo arafata ngo afata ikiboko arakubita. Yesu ashimwe cyane. Buriya niba hari ikintu Imana ishobora kurwanya, ni igihe umuntu akora ikintu atarakwiye gukora. Manika kureba koko. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Imana irangije fata abantu arirukana mu rusengero, arabirukana abwira mugende, inzu ya data niyo gusengerwamo, ntabwo ari yo kuvunjiramo. Arabirukana. Yesu ashimwe cyane. Arangije ntiyarekera, baravuga ati reka mbahe impano z'umwuka. Yesu ashimwe cyane. Abaha impano. Pawulo yabivuga neza akavuga ngo nk'uko ingingo z'umubiri zimeze, ngo niko itorero rya Kristo rimeze. Imana yashyizemo abavuga butumwa kugira ngo bavuge ubutumwa. Imana ishyiramo abahanuzi kugira ngo bagire bate? Ishyiramo abigisha kugira ngo bagire bate? Ishyiramo abashumba kugira ngo bagire gute? Haleluya. Igihe cyose
muri iki gihe ngo turi mu gihe cyaho umuntu agashomere kamukubita akabura icyarya kagira gute akavuga ati ngiye gukora cyaci. Hari umuntu twigeze kuba twicaranye ahantu avuga ati ubigezweho ni ugukora cyaci. Haleluya, haleluya. Hari abagenda bakajya ku maradiyo no ku mateleviziyo bakavuga bati abantu ni muze turabakorera ibi ngibi, ariko icyo bashaka ni umugati. Yesu ashimwe cyane. Ibyo ni ukubaho hanze y'umugambi wawe ku Mana. I believe yuko uriya muntu agiye gukora butike yamwungura kurusha gutangira itorero. Hari umuntu ejo bundi abantu barambwira bati yawe rero icyo tumuzeho no muri segonderi yarazi gushaka amafaranga. Urumva uwo muntu ni yageze iyo amafaranga hanze byanze biki byose byanze ashaka no kugenda akavuga ati reka njye kuyashaka no mu rusengero. Akaza agatangira kubashakamo amafaranga. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ariko ibyo ni ukubaho hanze y'umugambi w'Imana. Reka mbabwire hari abantu Imana yashizeho batazaba abavuga butumwa, bazaba abacuruzi. Unagacuruza kunguka pe. Haleluya. Ibyo rero kunyuranya n'ibyo ni nko gufata, ni nko kubona ifi ivuga ati nanjye ndashaka kugenda muri kaburimbo ndushya amazi ndushya iki. Haleluya. Iki kikwereka uburyo Imana ishaka ibintu byayo. Imana mwitangiriro ibintu bishyira ku murongo. Satani araza arabidorombaganya, arabivanga. Amaze kubivanga Imana irababara. Satani uramvangiye biturutse mu muntu yaremye. Maze kubivanga Yesu cyamuzanye yaje gongera gusubiza ibintu ni oda. Ngo hageze asanga abantu inzu y'Imana bayihinduye forex bureau. Ejo aravuga ati no, forex bureau zigira aho zijya. Kuzana forex bureau ukayishyira mu nzu y'Imana nk'ahana kaba ari ahantu ho kuvunjira. Ngo arangije araza ngo arafata ngo afata ikiboko arakubita. Yesu ashimwe cyane. Buriya niba hari ikintu Imana ishobora kurwanya ni igihe umuntu akora ikintu atarakwiye gukora. Manika kureba koko. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Imana irangije fata abantu arirukana mu rusengero, arabirukana abwira mugende, inzu ya data niyo gusengerwamo ntabwo ari iyo kuvunjiramo. Arabirukana. Yesu ashimwe cyane. Arangije ntiyarekera baravuga ati reka mbahe impano z'umwuka. Yesu ashimwe cyane. Abaha impano. Pawulo yabivuga neza akavuga ngo nk'uko ingingo z'umubiri zimeze ngo niko itorero rya Kristo rimeze. Imana yashizemwe abavuga butumwa kugira ngo bavuge ubutumwa. Imana ishiramwe abahanuzi kugira ngo bagire bate. Ishiramwe abigisha kugira ngo bagire bate. Ishiramwe abashumba kugira ngo bagire gute. Haleluya. Igihe cyose muri iki gihe ngo turi mu gihe cyaho umuntu agashomere kamukubita akabura icyarya kagira gute akavuga ati ngiye gukora cyaci. Hari umuntu twigeze kuba twicaranye ahantu avuga ati ubigezweho ni ugukora cyaci. Haleluya, haleluya. Hari abagenda bakajya ku maradiyo no ku mateleviziyo bakavuga bati abantu ni muze turabakorera ibi ngibi, ariko icyo bashaka ni umugati. Yesu ashimwe cyane. Ibyo ni ukubaho hanze y'umugambi wawe ku Mana. I believe yuko uriya muntu agiye gukora butike yamwungura kurusha gutangira itorero.
hari umuntu ejo bundi abantu barambwira baturiye we rero icyo tumuzeho no muri segonderi yarazi gushaka amafaranga. Urumva uwo muntu niyo agezemo iyo amafaranga hanze byanze biki byose byanze ashaka no kugenda akavuga ati reka njye kuyashaka no mu rusengero, akaza agatangira kubashakamo amafaranga. Yesu ashimwe cyane, haleluya. Ariko ibyo ni ukubaho hanze y'umugambi w'Imana. Reka mbabwire, hari abantu Imana yashizeho batazaba abavuga butumwa, bazaba abacuruzi. Unagacuruza kunguka pe.